iwacu bateka igitutsi, abantu n'abasinzi, abantu n'abarozi, abantu n'abarara gusa, tumeze nabi, twubaka urusengero rw'Imana. Hari umugabo waje wanje hanyuma asengera ibyo kurya aratinda, abana banje baje kuryama batabiriye. Maze imyaka 24 ndi umupasitori n'umudiyakoni nambara ngubu, barakoze kunyemerera bakuru, barakoze. Niwo muhamagaro wanje, nta bindi byaha nakoze, numvise nshaka kuba gutya gusa. Hanyuma rero bambeshyurisha barabyemera. Madamu araho n'abana 3 baraho n'umukwe araho, dutegereje umuzungu. Turashima Imana cyane, turamahoro. Hari umugabo waje wanje hanyuma asengera ibyo kurya aratinda, abana banje baje kuryama batabiriye. Yarasenga aje mu mwuka agira ati abana bari kuryama. Imana imfashe rero naje kugira ngo ndakura mwagiye. Ijambo rikuru dufite uyu munsi ni ijambo rikomeye cyane, kandi mumaze iminsi mwiga, yewe hirya no hino dukunda kurikoresha. Uko Nehemiya yavuze ngo ntureba yuko tumeze nabi, ariko ngiye kuvuga ku bijyanye no kumera nabi kw'imitima. Nta mafaranga yo mwayazanye, nje nazanye 50,000 kandi narangije kuri muntu. Nawe rero wateganije nshobora niba ufite ayandi wongereho. Igice ni icya 17 ngo mbere ko ndababwira ngo nimurebe yuko tumeze nabi, ku Yerusalemu habaye amaturo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Arababwira we, reba iwanyu mu ngo murebe ubuzima mubayemo. Iwacu ntabwo abantu bakundaga kwiga sogonderi ngo basirangize, ndahasubira mu kanya. Nagarukiye mu wa 7 primaire gusa, urumva ntabwo bari kumbindurira muri mushuri. Imirimo nakoze myinshi, imyaka myinshi nabaye umuboye, imyaka 8 mukoze w'umuntu. Ibyo bivamo ndi umunyamasengesho. Ntureba yuko tumeze nabi, ndi umwana wa 13 bacu mu rugo rwa data na mama. Mama na data n'abakoranabushake barashaje, ariko nsengera isengesho kureba ko tumeze nabi. Iwacu ntabwo wari wize sogonderi, mu bana 10 na bangahe, 10 na bane nyuma ya umukobwa, ubwo nanjye nsigaje 11. Fata igihe cyo gusenga no kwirinda Imana. Mana ndakwinginze, Mana ndagusabye, hindura amateka, dufashe uyu muryango ugira abantu batazi Igifaransa, batazi Icyongereza, bafite bilote gusa sangrasi mezi yose zaje. Mana duhindurire ubuzima, duhindurire. Turimo kubaka urusengero, ariko nitubwubake tunahindutse mu mutima. Mana ndakwinginze, dufashe. Mbwira mushiki wanje
ndangije ndabwira Imana uzamfashe abana nzabyara bige. Madamu ndamubwira ngo ndaba naje muri sogonderi yige tubyaye kabiri. Amanza yanga aja kuri sogonderi mu wa mbere ariga arayirangiza nkoresha ibirori ndabyina kuko icyo narwanyaga nabonaga kirimo kigenda. Aja kuri universite arayirangiza, aja kuri maîtrise arayirangiza. Tureba yuko tumeze nabi, ese Imana izamuhindura amateka kandi ntanayuzi. Niba ntayuzi iramuhindurira iki? Iramuha iki ngo ntacuzi? Niyo mpamvu twahoze tubereka mu rusengero aho rugeze. Tureba ko tumeze nabi, Mana dufashe, shoboza aba bantu, duha amafaranga. Abana banje barize, babiri bakuru n'abakobwa kandi bafite imirimo myiza cyane mu gihugu. Bahembwa amafaranga menshi, mbere n'ahembwa hembwa 37. Aba ni umwana ahembwa miliyoni n'ubwo bahembwa amafaranga menshi. Imana iragomba kutuvana igisuzuguriro ariko tubigize biki? Tuyereze icyuma. Turagomba kugira uruhare twebwe mu kwirinda Imana dufashe. Turakwinginze, twatangiye urusengero gutya tugeze aha, dufashe tugirire neza abantu badakenera. Mu kubaka urusengero bakubaka ariko bagakena, ntimukene. Musabe Imana kugira ngo imwongerere amafaranga. Abacuruza munguke, abahinzi mwese, aborozi muronge, mugire ibihe byiza, nta mpamvu zo gukena, tugukora umurimo w'Imana. Dukora uko dushoboye. Nagiye kwigisha universite za hano i Rwanda, hari mu mwaka umwe na zitabaniye nyinshi. Hari aho mwigishije n'iminsi 5. Bagiye kunsezerera, bacana muri hoteli, barabwira reka tukubaze ibibazo. Mu kibazo bamashije barabwiye bati none twagukura ku kantu gato wakosoraho kugira ubwiriza ubutumwa. Nta kibazo, uri umubwiriza w'ubutumwa bwiza, mu gihagararo ntabakeka kutize, utubabaye mugashobora kuvuga amashuri wize. Shura kuko ubutumwa buragira usohoke mwigendere. Ntimureba yuko tumeze nabi, abavuga ubutumwa basigaye babesha. Ntimureba yuko tumeze, akakubwira niza, akakubwira niza i Burundi, niza Uganda, niza mu Rwanda, kumbe ni ibyo yadodesheje. Ntimureba yuko tumeze nabi. Mureke tuba abakristo, mureke dukorere Imana, mureke dukore umurimo w'Imana, twumva yuko tubohotse nta bimucira iki urubanza. Umugabo yarwanye n'umugore we ejobundi ndabakiza mushiki wanje, amazeho gatatu arangoroka aje kwiyahura, afatwa n'ab'umutekano, mushaka mu bitaro arakira, mwohereza mu miryango y'iwabo, bari kureba uko bamwigisha. Undi w'inaha nawe yanyoye imiti y'amayobera, n'umwiyi wacu ari mu bitaro hariya hirya, nawe yavuganye n'umugore nabi, nawe mu miti yagagufa. Ntimureba yuko tumeze nabi. Abantu baraza kuririmba umugabo n'umugore batavugaho. Ntimureba yuko tumeze nabi. Hari abana b'abapasitori bari kugurana, baragurana, ariko nta
gushaka ikintu nibura wenda gisara kina mbona kabiri amano yaya ishutara n'icyumweru kimwe cyumweru bibiri bikora uko tumeze uracagira amano yakoreye byageze kuvuga susuma ubuzima bwawe wowe n'umugore wawe susuma wowe n'abana bawe uko mugize mute mubana uri mushuti wacu tudaha byarangiye imibare baragutuka ujurane cyangwa baragutuka ujurane ibitego tureba yuko tumeze nabi abantu batazi kwishyura ikosa abantu batazi kuzishakira amahoro ntimureba yuko mwabagabo mwe hari ikibazo naraye gasengera umuntu muri iteraniro aherutse kuba ari kugenda umuntu amukoze ariko abirindutse amushatse aramuha naraye gasengera umuntu muri iteraniro uherutse kuba ari kugenda umuntu amukora ariko abirindutse aramuha naraye ndi kumusengera ngo Imana imufashe ikomeze umurinde iyo myuka mibi byamubayeho kandi ari hamwe mu rusengero warabirindutse ushatse utude uramubona byabaye ku wundi rero ubwo yari aryamye nawe turi hano kumwe mu rusengero umuntu amukora yumva ni ikiganza ariko yarabirindutse kirate aho ibyo bintu biri kubabaho turi mu bihe biwije turi mu bihe bigoye turimo kurwana n'imyuka mibi mwambara imbaraga z'amasengesho kugira ngo mubashe gutsinda iyi myuka mibi iri kubirukaho reka duhereze Imana icyubahiro naraye ndi gusengera hano dufite abantu bifitiye ngo barasubatse rwose uko zibaye wakodesha uranyuzwe ariko inturu utizivi wawe urabiriruka ati dore tugiye n'inzoka ati ibi bintu ni ibiki naraye ndi kugusengera ariko nawe ushyiramo agatege kugira ngo iyo myuka mibi y'abarozi ivanwe mu rugo rwawe nawe shyiramo imbaraga turi kumwe hano mu rusengero bavandimwe turi mu bihe bitatworoheye rerutse kuja kubwiriza ubutumwa mu gihugu cyo hirya baje kuntembereza ku nyanja y'Ubuhinde ubwo natemberaga rero twahurira n'umukobwa ku nyanja arabasuhuza bose nanjye ngeze aransuhuza mu ndimi z'iyo ntamenye ariko nangumanye numva na kosimuzi sinzurimi rw'iyo hanyuma babagabo babo baragarutse banyemeza baba baramubwiye bakobwa ngo ndeke arandeka anumva urutoki uyu ni umukozi w'Imana uyu ni umukozi w'Imana uyu muntu ni umukozi w'Imana ariko ngira ubwoba kuko yari yamfashe yankomeje mu gihugu ntamenyereye kandi ibyo avuga ntabyumva bavandimwe turahamwe iteraniro babwiye i Kigali abavuye hehe ese uwugukozeho yumva uri iki uwo muvuganye yumva uri iki uwo mugendanye ntimureba yuko tumeze nabi dushaka kuri hoteli rero ngo bagiye kuzimanira kuri hoteli ngo z'abahirwe babo ngaho ku nyanja tugeze hejuru yo aba
dusengere imiryango yacu gusoza dusengere imiryango kandi twite dutanga amafaranga niyo gahunda irabigezweho ariko tangira urebe pere wishatse umwaka imyaka ibora yose uja kwiga umunyeshuri utsinda byaramucatse hari ibyo tugomba gusengera kureba ko tumeze nabi akazi warateguje warashakishije byaranze turebe yuko tumeze nabi bongeza abandi wagashaka kawe ni kakandi navuye mu kiboyi mbega 800 icyo gihe umukozi w'iwagaye ibihumbi 30 mumwe ariko nshima Imana mubonye kubatse inzu bari kubabwira ni muramenye ni muzapfura muramenye dore ibintu Imana ibacishije kugira ngo muzamuke ntabwo mugomba guharanga uko waba uri bose biri murimo iyo ariyo yose ntabwo ugomba kuzamuka hari abasaza hano dufite n'abakecuru niba muvuga umadaheruka kugusura urebe ko tumeze nabi niba umwaka uriya washize n'uyu ugiye gushira abagifite ababyeyi utaramugura igitambaro cyo mu mutwe urebe ko tumeze nabi umwaka urashize nta n'igitambaro uri mu mubyeyi cyo mu mutwe nta n'umuswara uri papa wawe urebe ko tumeze nabi hareka habe impinduka reka dukizwe twumve ko turi abakore twumve ko turi abantu b'Imana izi nsengero tuzirimo ariko turi gushima iki Imana wumva utekanye wumva umeze neza wumva uguwe neza amen amen ibyanditswe mu gice cya 14 umurongo wa 13 ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu umwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijana nabo kandi igize iteka irabaherekeje irabakurikiye imirimo bubatse insengero baradekoye barakubuye bafashije abapfakazi b'imfubyi reka baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo igihe igize iteka ibaherekeje imirimo reka dukore uko dushoboye turwana urugamba kavuyeho gato ako nari navuze akavuga kubera iminota yagiye hari igihe nacenye ndakina nari nahombye miliyoni 45 maze baza kugurisha inzu abarokore bazi waje mana garuye inzu mana nije muri cyamunara ariko bagasenga cyane kureba ubwo narashize ibiki mana ibintu byose baragurishije none abarokore baragusenga kuzigirije bakuye n'abantu basiberi y'ubwenge yashaka gusengera kitanga none ibintu bye byose babimaze maze rero mfata igihe cyo gusenga nasenga isengesho umudamu ni murizi kandi babwiye mana ndakwinginze ibuka abantu nagaburiye iyi nzu yacu yigarure mana ibuka insengero nubatse inzu yacu yigarure ibuka umwana naguriye ikayi nta munsi iyi nzu yacu yigarure mana ndakwinginze ibuka amatike natanze nja kubwiriza ubutumwa iyi nzu yacu yigarure yego narahombye ariko sinabigize uruhare kuri bya satani cyane kirahari mana iyi nzu yacu yigarure mana ndwanaho iyi nzu yacu yigarure umwaka urashira ibi birashira bazaga kugurisha bagasubira ubundi barabaza ariko urabata none bigiye tubesha mana dore barabijanye ibuka ko nagiye gitarama ayenga Siyoni gasigayo igihe kimebere namwe yaza kumusura ramira mu kudacana amashanyarazi ina kumusubiza arongera arambwira ndavuga ngo ukoresha umusarane wo hanze ati si munsi uko mbeho bwari
kakana kukatara kupigana diere ndabo nabishobora Bernard warakoze sikakemuye byose amashanyarazi amazi abana bariki ubuzima yana nayo yaragarutse nongeye gucuruza ndacuruza amafaranga nayahawe mu Pantekote muri ADPR i Nyanza ya Kicukiro umukobwa asigara muri Amerika mana bigarure mana ndakwiginze mana mfasha mana ntabara mana ndokora mana ndakwiginze tugiye kwitanga ariko mugiye kugitange usanga tukame mana ntabara mana ndakwiginze mana ndakwiginze mukoko azazara ku kwezi inyaga gusega bari kumva ngo gusega mukoko cyane kwihere kamugize na naza mbana ni gusegera ababyeyi batwite nasubira kubasega amasengesho namusengera Imana ibuka maze kakayishokwe Mana nengera Mana muri gitangaza rero kwitanga kwa igendo mwakoze muva Kigali muva hirya no hino uko mugiye gukora kuvuga kwitanga hari umuntu wari umukeneye muri diyoseze ariko gusinzi impamvu none mbona umukene ndamufata mu jambo ubu yabaye umukire cyane namukora ibyo biri gukorera hanyuma nabonaga rwose nabonaga ari nyakwigendera none batunze amaboko noneho rero tumuha amafaranga kuri inkweto noneho ageze inaha baritanga bityo yitanga yabaye yaje hano bamuberetse none ntawe waje gukora amashuri hanyuma yumvishije kugira ngo atange ibyo biso mbere atisikwari cyo mfite sonyi ntabwo izo nkweto izo mfite sonyi hanyuma hafi y'iwabo hapfuye ubwo uyu mwana muto baramubwira bati rero genda ukore imirimo noneho imisore afite sonyi ntiyatugeze inkweto niba amaze kuzikora naziracika zongera kubikora azikura amaze kuzibika munsi y'igitanda wamupfa ajyanye abibeka azibeka n'umujura ariko mureba nawe agiye kuzireba arazibona ati inkweto nanze gutanga mu bwitange none nazibitse munsi y'ubupfu none inkweto zanjye narazibye bavandimwe atari kudashima Imana noneho ufite imiguru ibiri ufite imiguru itatu ufite amamodoka ubuzima n'ubuzima atari ko icyo Imana ibyo cyane ndagikora rero icyo Imana ikubwira umwana aricyo ukora uticira urubanza wumva ubohotse wumva wishimye kandi umenye yuko ibyo ukora bizakugarukira mu bana mu buzukuru mu buzukuruza uzagira ibihe byiza ushaje wiherera wibutse Imana nawe utabivuga abantu bumva ushaje wiherera bivuge byose uko byakabaye reka tuvuge gusenga rero yewe umuntu wumvisha umuntu ukozeho babiri ukamubura se waruriye waruri mu suko waruri mu nzira waruri mu urazi uko watekereje iki twabonye ko wumvisha umuntu ukozeho wamushaka ukamubura ubwo wowe watekereje iki hasi nibura waragiye urasenga abantu baraye badasenze bazabona ikiganza maze urebe ukuntu abantu babeshaka n'ugusenga uzi ko yaraye adasenze mani babarire kumanura ikiganza ese wumvishe cya kiganza kimukoraho ninde wanuryamye si warabyunze ukugenda wagize simura rwose ubugize isoni naje kubwiriza ubutumwa inanga paruwase nini ariko aho urakera ndayivuga mpagaze turare kandi barambuka ndahuma kandi bamwe mwari ni kubareba noneho ndahuma sinareba abakirisitu ndahuma nari kumwe n'umuntu bita Kanyamahanga Moyize ni Kanyamahanga Moyize gisoma mu Efeso
wakoze yarakijije muri cya giterane namwe mwari murimo bamwe hanyuma yavuga umuti babarira icyaha nakoze mani babarira umura y'amaso bitende n'intero n'intera ibyo bintu bishije none ubwo ntakintu mumuye mbona umurozi yicaye ikiriya yigende kumureba yavuga ari umurozi bivuga barimo biratera iki ibibazo abasemanyi barimo icyo gihe nibuka hariya n'abamurire yukavuga iki abo twari turi kuribuka umuntu wikubise hasi akaba bakamuterura bakamujyana mu gasenge umusizi mwari mwari bamwe noneho nyuma yabo bakaza kumubaza bati noneho wagifura ko yasinziye tugire tuti hirya n'umukubita urushi bamukubita inshyi aragaruka arihana arakira turi mu nsengero ariko twambara imbaraga urugamba rwakomeye abantu barimo koherezanya abadayimoni b'izimu abantu bari kubogesha abagore abakobwa bari kubabogesha mwambara imbaraga zitsinda ibyo byose mana yacu tuyisengeye rwose umuryango wanjye nanjye hari ibyo nzi bitameze neza ku mwana wanjye hari ibyo nzi bitameze neza aho navukiye hari ibyo nzi bitameze neza aho nashakiye hari ibyo nzi bitameze neza mu murimo wa gipasitori hari ibyo nzi bitameze neza mana urareba yuko tutameze neza twabaye ubusa rwose niwe watwambika niwe waduhoza amarira niwe wahoza amarira abasaza n'abakecuru nabo barareba bakabona hari ibitameze neza ariko tuje imbere yawe Mana baririmbyi barareba bakabona hari ibitameze neza kandi tugiye kubaka aho kandi twaratangiye kubaka urusengero ubakira imitima yacu Mana yacu turiruke n'imyuka turakubita hasi imbaraga z'abasimu imbaraga z'abarozi imbaraga z'abapfumu imbaraga z'abamugi imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu izo turazitwitse bana bacu turabasengeye bakobwa bacu turabasengeye bahungu bacu turabasengeye badamu bacu turabasengeye abagabo turabasengeye abakecuru turabasengeye abasaza turabasengeye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu amahoro yawe kugira neza kwawe ubutabazi bwawe babonekera basigaye barota ibipfuye gusa iyerekwa ryabo nta kizima basigaye babona mu izina rya Yesu reka aba bantu bongere berekwe ibizima reka buzure umwuka wera reka berekwe reka bahanure ongera ubacanire mwami amatebaza yawe yaki ongera ucane mwuka wera w'Imana ongera uvugane n'abasaza mwuka wera w'Imana ongera uvugane n'abakecuru mwuka wera w'Imana ongera uvugane n'abasore abagore n'abagabo barakaza Imana ongera usubire mu bantu bawe mu izina rya Yesu tumenye gutandukanya icyiza n'ikibi habayeho kuyoba habayeho kuvangirwa habayeho gucika intege habayeho mwami kudasenga ariko uyu mwanya turihane rwose utubabarire utweze ututunganye dore tugiye kwitanga rero kubw'umurimo wawe mwami twitange tubabariwe nawe twitange twejejwe nawe twitange turi kumwe nawe twumva yuko dufite amahoro tugukomeye mu mashimana icyubahiro n'icyawe rero urakiranuka muri byose urakoze yuko